ibe ninde wakuyeho ya sahani yari fundikiye bya biki yaguru genda fundi genda nyamuna kandi nazo biraguruka kubera ga chips ntakinduka genda nyamuna hogira chips guruka ko no bampoze fundi kiranye utazamwangiriza go dek karaje gufatira irabushe bisomba bari nyamuna wowe fata gusa hejuru yo sahani bire guruka ibintu nyine birasa n'ibyavuye ruguru byagiye Burundi Burundi sinzi kibazo mufite uriko ba nukuvuga ngo imibomborere cyane ubunyine ihagaziriye Burundi abahungu benshi ubunyine nababomboke abakobwa ubunyine nababomboke gusa kimwe mvuga muri ibyo ngibyo ikibazo cyo kubombora no gukora ubukwe ahubwo ikibazo nuko muri kwakureka kubombora kukugabanya bagakora amakwe ahubwo mu gukora amakwe mu kuba menshi ariko abubaka ntibabe benshi kandi bakoze amakwe uritonda ukareba ukavase uyu muntu nge gushaka ninde akomoka he ateye gute uyu muntu ahangaha agira ubwenge ahangaha ni igifu ese kuba hana ari igifu nzahihanganira zose ukabyiga ukabalansinga kandi kuri nta muntu ubaho utagira inenge nta n'umuntu utagira iciza uretse ko kumwanzi waweho aza kubona ko nta ciza ni wa wundi wavuze ngo niyo waba uri kubyinira mu mazi ngo azavangura mutumurira ivumbi yes tubaye kazi tubakunze ba Reverend TV kuko muyibona turi kumwe n'umugabo hano turi kumwe n'umugabo hano agiye kutwibwira abantu benshi muramuzi muri comedy ndagira ngo atwibwire tumenye uwo ari we ngahe wa amazina yanje nitwa Ndanyuzwe Lewis iyo mu kazi ni Matayo yes Matayo turakwegereje hano kuri channel yacu ni ukuri natwe turashimye rwose turakwakiriye hano turishimye kabisa kandi murakabyara nuko yes nkuko mubibona turi kumwe na Matayo agiye tuganirize mu buzima busanzwe ese Matayo ni muntu ki ku muntu utazi Matayo yasobanura iki ku muntu utamuzi okay ndi umuntu usanzwe cyo kibazo kizakigora musarire urakibuza nange gutera nkaruka ariko ndifasha yes ashimwe ayibazwe ndi umuntu usanzwe gabiza nimba ari abantu babaho basanzwe nishe ubuzima busanzwe ndi umuntu utagira ikindi kibazo nyine usanzwe keretse nyine abo twagiranye ikibazo nico genza ngira ikibazo ariko ndi usanzwe kabisa yes Matayo nje nkuze muri industry ya showbiz ndagira ngo tubwire ese ku muntu utazi Matayo gerageza ntiwadusoneye neza ngo tumenye ese Matayo ni muntu ki okay nukuvuga ngo njewe Matayo bivugiye muri comedy cyangwa se muzo dukora nukuvuga ngo ndi Matayo nkizina nyine basanzwe bazi dukoresha kina comedy mu buryo bwa kinyamurenge nkaba nkorera mu itsinda rya Esekere nawe ngakora role yo kuba nkayikora ndi umusaza ni nk'ibyo ndi umugabo wa Nyabitanga ndi umugabo wa Nyabitanga muri comedy ariko ahandi ndi single yes ku muntu utazi Matayo wavukiye hehe kugira ngo umuntu amenye uwo uri we navukiye ahitwa mu Rugezi inyuma cyane mu Rugezi ni mu kahe karere mu Rugezi ubuse ndavuga ngo nakaye karere mane nyibutse
ni Fizi. Si Fizi. Territoire ya Fizi. Naho ngaho. Naho ngaho mu bafurero. Twiganaga n'abafurero gusa. Ibo bazaga bakazana n'abana n'ibikoma. Bagaze ureba umufurero asohotse hanze yasiga ikoma c'umwana nawe ukacire. Naho ngaho iriya mafurero ko bahazi. Naho ngaho navukiye ni naho nakuriye. Havuye ejo bundi 2017. Nibwo havuye. Ubwo mpavuye mbanza gushikira hariya ku njanga ku mazi buvire nuko mpaba igihe gitoya ndahushuka ibukavu niho nabaye ndi kwiga mpamara umwaka nico gihe nahise mpava ndambuka ngera hano mu Rwanda 2019 nibwo nageze muri Kenya. Nibwo wageze muri Kenya. Ese ubuzima bwawe bwa kariyeri ya showbiz cyangwa se ya comedy yatangiye ryari kugira ngo umenye ko uri umukomedi? Nuvuga ngo twatangiye 2021 2021 mu kwa gatanu kuteka 12 ngaho nico gihe twatangiye isekere nawe. Ariko kandi nukuvuga ngo biraturogoye. Nizawe sizawe busheti ko ndakare iyo soko kigize nkayo simbibone gakingirizwe niyo ntebe kuko cyangwa bakakuzana bugashuna aya kubera ikinyabufura sino kajya kareke ariko nyine aho nuko noneho urumva twatangiye isekere nawe hari ico gihe 2021 ariko kandi ubuzima kumva ko yenda gusesa dushaka kuba tubishoboye turasa nababitangiye hombere kuko inkabyo zaduteye motivation yo kuvuga ngo yenda tubikore. Urumva twagendaga tuja mu happy birthday turorira ico congereza nkivuze ndagitambitse kandi hari ahandi bakinkosoye bavuze ngo mu happy birthday bubivuze mu bwinshi ariko ijambo uko rivugitse icongereza nyaco ntabwo ariko mu happy birthdays twokongeraho ese happy birthday ni happy birthday bisanzwe n'ubundi ni happy birthday happy na muture hato na hato abana bavutse abagore babyaye tukaja mu bitaro kubasora urumva noneho gatwarangiza tukaririmba abantu bakishima n'abaganga noneho abantu coge yani ico nshaka kumanisha ni muturori twa hafi na hafi abantu bagenda batugira ati mwebwe murabishoboye ahubwo muzoshireho YouTube abantu bazabakurikirana coge twagega inama yo kuvuga ngo dukora ico kintu tubigendamwe inama n'abacu turavyuzuza nyine 2021 mu nshuro twatangiye kubikora turabikora. Mwatangiye projet muri abantu bangahe? Twatangiye projet novuga ko turi batatu kuko nibo twagiye inama njewe na Serge na Senegal. Noneho turangije gutekereza ico gitekerezo tukaba tugira inshuti zacu za hafi. Uwitwa Byose Kennedy n'uwitwa Chan Boss. Urumva babonye igitekerezo twatekereje baradusanga baratwegera baduha ibitekerezo n'abantu nyine baduha ibitekerezo kuko nje ndashaka kuba nzi kwactinga ariko nta bwenge kuko mubibona neza ntabwenge mugira kaka Matayo wacu nuko urumva nyine duhita tuvuga ati kubera ko mudusanze mukamutwegereye twamata ubumwe twese twama dukomeza guca kugeza n'ubu nyine niba abantu ushaka kuvuga ati yenda hari ikintu turi gutekereza bikaba cyo tugora ariko tukaba ngo mu gihe bari abantu bahari biroroshe ko cogenda neza kuko baratanga ibitekerezo bisobanutse ya urumva ni nkuko twatangiye abantu nyine babumva ngo turi benshi ko buriya nyine buri wese abafite akazi kiwakora kandi nyine gafite imbaraga cyane kuko wa mugani ndashaka kwactinga ariko nibyo bitekerezo ndashoboye kubitanga cyangwa se hari abazi bavuga ati yenda turatekinika bino bintu muri ubu buryo bikagenda neza njewe ntabishoboye cyangwa se Senegal undashoboye yenda gukurikirana ubuzima bwa cana bakavuga ngo nibipfira hanga haramye uko benuko ugasanga buri wese afite umukingi we ku ruhande rwe ya abaruko tubitangira turi timu y'abantu bangana uko
umuntu ukeneye kumenya Matayo yamusanga he? Ni kuri sekere nawe. Kuri sekere nawe. Ufite ni channel yawe cyangwa ni channel yanyu muhuriyeho? Si channel yanje. Ni ya team. Ni ya team mwese. Yes, Matayo, umuntu turabize urubyiruko rwinshi usanga mbese urubyiruko rw'Abanyamurenge usanga rwibera muri gospel. Kubera kimwe mwagiye muri comedy. Okay. Muri gospel ubundi ubundi hafi ya twese turi abacuranzi. Batatu ni abacuranzi. Uzucuranga? Nza ncuranga. Ucuranga umukunga cyangwa firimbi. Urikumva? Nuvuga ngo ndacuranga mu rusengero piano. Senegale nuko aracuranga, Serge nuko aracuranga. Barabandi n'abaririmbyi beza. Ariko urumva twararebye tubona ni ibintu bidafite ico byangirije. Kuko ni hahandi barevera badushumze. Twaricaraga tukaganira tukabatera story baganaseka. Hata base kubera iki nimba bavuga ngo wenda turabishoboye kuba twobikora yenda bikagira abo bishimisha kandi noneho bikanijera n'ifaranga bikagira n'ico bizokungura ku muco wacu w'Abanyamurenge kubera iki tutobikora. Tubona ntaho byinshi kuko nimba ari ugwenya turarutera aho turi bari mu makorari bari hehe. Kubera ko ugwenya tutorutera ngo rugende ku bantu bose kandi noneho tukaruherekezamo n'isomo. Nimba tuvuze ngo njewe bampayirore yo kuvuga ngo ndakora ndi umukobwa nambaye ijipo ryamini. Koze ndi umukobwa wambaye ijipo ryamini. Banyagica nuko banyataka. Urukumva? Bambwira ati wowe urakina wambaye iryo jipo. Ariko dufite target yo kuba kwerekana isomo runaka. Kubera ko tutobikora. Ico gihe twabyinjiyemo gutyo tubikora muri ubu ako bagicara akantu mbonye. Bashize igishushanyo cy'urusenda. Hari umugabo umwe yabwirije asoma ijambo aravuga ngo topic. Umugore arahamagaye. Ufite umugore. Ati aravuga ati ikintu gihari nizere ko uzeditinga. Uhumure. Aravuga ngo topic ni ibirungo bitanu by'isombe. Ati kandi kigoye ibindi byose ni urusenda none ndori bo bararusha. Nuko urigumva none udute tuvuga ati why tutobikora gutyo. Shizama akongereza. Why? What is your urigumva ubonye ese ininka niki haje. Urabona ari iki? Ese ni ifumberi. Imbogo. Kurabona ari iki? Ayati naho uzingamiya muri Kenya kuko uraje guhote. Wewe kurabona ari iki? Ndatuza ko sinzi uko twitwa. Nuko twamata bijamo gucyo aho turavuga ati ntacu byabizishe. Ariko ubu nyine tumaze kubona ko bigiye kutwangiriza. Tubona ni ibisanzwe. Urumva tuhita tubijamo muri ubwo buryo. Ese ikibazo mpita nibaza ese ako niko kazi kanyu kabatunze cyangwa hari ibindi mu mufite ku ruhande bibinjiriza? Nturuzi kuri abapasteri hari imirimo imwe bazabageraho bakayireka bitewe n'abaribo n'inshingano bahawe. Kurugero yenda nkanje yenda notsaga ibigori muri Kenya. Noneho abantu bari ba muri screen zabo babona Matayo babona Senegale babona Serge bakabona nyine ni nk'abantu basa n'abafatika. Niko abantu nyine barabira kuri screen bakavuga ati aba bantu bafite amafaranga benuko. Noneho wabirebaga kubera izina abantu babahaye ukavuga ati se none bino bintu we Matayo uracokeje ibigori. Umufana wazaza akagusanga wotse ibigori kwibarabara bizagenda gutazavuga yihe nkuru. Bigatuma dusa nabagiye nk'ababivamo. Ariko muri Kenya ho turacuranga tukanabikora kuko zo ntaco byishe no birazo mu gihe tutagiza abo tubangamira tubikora. Ariko noneho
ku gihe twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tuze hano mu Rwanda hano ho ni nka twavuze ngo nizo tugomba gukora gusa ubwo urumva rero hano tubikora ariko ako kazi ko gucuranga yenda ko turagakora bisanzwe kuko ni ibintu byiza turanabikundaga ariko muri Kenya usanga nyine atari ukuvuga ngo ni akazi ko gucuranga nta kandi twakora nta kandi kazi kaba muri Kenya ku ruhande rwacu turaba twinshi yego ku ruhande rwacu atavuga ngo wenda turage ducurangira abantu mu materaniro akandi kazi yenda nyine tuba tugatinya ukuntu kuko abantu nyine baba bamaze kubahereza irindi zina kandi noneho bakaribahereza atari ko rimeze nta faranga tumaze kungurira chips yari banayizanya ariko urashiraho na soda nuko no akabataye wacu nuvuga ngo rero iyo bamaze kubahereza iryo zina mugaragaza kuri bumba niyo mpamvu ariko nkuko waruvuze ngo wenda zotegwa n'akazi ariko turagakora muragakora ikibazo abantu twibaza ese kubera iki mwese mwagiye muri comedy ni iki cyaba motive kugira ngo muje muri comedy twebwe nka timu isekere nawe urumva twebwe nageze muri Kenya mpasanga bagenzi banje Serge na Senegal nibo babagayo mbasangayo tuhita tuba inshuti noneho urumva Senegal yakubita ijambo nanje ngakubita ikindi Serge nawe akita ikindi ukamusanga twese ni gutya niyo mpamvu izina ryacu twagise ngo isekere nawe ko twebwe ubwacu ubundi iyo noneho iyo tuvuze ngo twe gukora inama tugena tukabitegura twavuga ngo rino joro turarara ahantu mu nama muri ghetto runaka twarangiza tukahaha ibiryo tugateka tukambura amahuzo yo mu gituza tukicara tukambura amahuzo yo mu gituza tukicara ugasigara mwambaye ubusa kibaza ngo kwambara ubusa kwambura ubusa kibo kwambara ubusa noneho tukicara tukajya twarangiza tugakora inama tugafata nk'iminota wavuga ijambo uteruye ijambo uri serious wakubitaho waje gutanga nk'urugero warutanga nko ku rugero rw'umukobwa cyangwa umuhungu undi akamuvuga ngo kandi nguzi gutya tukaba dufata indi 30 tugaseka tugatera ugwenya ni ukuvuga ngo twebwe iyo tugiye gukora inama ijoro riza ari caduhaye turikora ubu nyine nda hoga kwa ko tari kumwe twese tuyikorera kuri mutandaoga mu masaha abaze ariko turi muri Kenya twese turi kumwe twararaganze tukicara tukabikora muri bene ubwo urumva impamvu muri make ico kibazo warubajije impamvu twabikoze gutyo twese nka team comedy nuko twisanze twese duhuye nayo mpamvu kubera uko wakoraga akazi ko gucuranga mbere ni Serge yama bitwigisha natwe turabimenya ko tuba turi hamwe twese turabimenya tubona utuzi nishoge twasi tuvuga ati dukore nibi ngibi kugeza aho bigeze kuri ubu yego yenda so kubinjirira mu kazi kanyu ko twabonye Senegal asigaye yikorera ku gitice byagenze gute asigaye afite channel ye yitwa umushumba byagenze gute okay ubundi muri isekere nawe nkuko twabivuze turi abantu benshi kandi buri wese yenda arashaka kuba afite uburenganzira bwo kuba yovuga ngo afungure channel ye Senegal bakivuze ati yendi warashiraho channel yiwe ni uburenganzira bwe kimwe nuko naje mu gitondo yenda mwokumva nayishize hanze ariko kandi tugakomeza woyita gute woyita gute wishize ikibaki no itangu ikibaki umugabo ngene wavuze noneho baramaje ngo se ngo abyaye ngo amahasha ngo abana b'amahasha ngo bita gute kuko azi ko abana bundi b'amahasha babita byegeranye amazina yegeranye butoto bukuru Anita Anitete uri kumva muri bene ubwo buryo gentil soyez soignement
utuzina tugiye duhura muri bone urumva nuvuga ngo aravuga ati njewe mzaye abana b'amahasha no bita ngo ikiba kibi nawe akitwa ikiba undi kibi no nanje ni nko muri iyo side no birose uri kumva nuvuga ngo ico waruvuze tawuhejwe kuba yofungura cano kuko buriya cano urabizi wowe urabikora ni ikintu kivunanye cyane mu buryo butandukanye abibona ndabagira ngo ni ibisanzwe ariko kiravunanye rero wowe wiyumvishijemo imbaraga zo kumva ko wobikora ukabishobora uburenganzira bwawe ntawuhejejwe kuba yobikora mbese kugira ngo Sanigale akreating iriya cano yiwe nta kibazo byatwara secret nawe nta kibazo nawe ushatse woyishingiye nanje no yishiraho fa kuba gusa wuzuza inshingano za isekere nawe Yes. Guys, murumva hano ko turi kumwe na Matayo. Mata. Ndagira ngo umwanya mutoya hanyuma ugire ikintu bwira abantu bagudukurikira hano kuri The Reverend TV. Ndababwira ko ntarashaka. Nihagira umukobwa mwiza. Nihagira umukobwa mwiza ureba kino kigano azamvugisha nyabuno. Nukuri. Yes, Mata. Hari ikindi kintu kimwe za nibaza ese uramutse uvuye muri comedy uba wumva ari akahe kazi kandi wakora atari aka comedy ubundi nzambona mvuze kuri side yanje yewe reka nze ngo hamagare nyina wanje ndi mu kiganiro kandi ndaguko ahisa kuba nari ngiye kumubwira ko mukunda none ariko ubundi njewe nyuma yaho buri imyaka izigenda idestine umuntu uko agenda akora ikaguhereza akazi bitewe n'imyaka urimo kwenda sintekereza ko komedi nti tuzayirambamo ngo tuyisaziremo konza mbona nyuma yabyo bino byose biberanye ubucuranzi komedi ibintu nkabene ibyo nzambona ko nyuma bizarangira mbaye umuvuga butumwa kandi wijambo y'Imana ukabumwigisha kandi basha bizabirangira nk'ukubitanye kubwira ijambo byakunanira ngahondo hakika ya Mungu ibikucu nukuri kandi ndabibona twese kuri Senegale mu ijambo ry'Imana so turigeramo nkabona turi kumwe guki serije nuko kandi niyo mpamvu uzubona kuri twese twitwa ko turabashumye ukiraho ngaho ku ijambo ry'Imana ese biriya bintu azasoma kuko biba byanditse muri Bibiliya cyangwa yego no kuvuga ngo abanzi banje kwabamena amajigo biki nibiki twabikoze kera no kuva muri Kenya ndetse iyo comedy iyo stand up twayikoze muri Kenya wibuke ni muri Murenge Ghost Talent yes twahaye Kabaganza ngo asome kiracanditswe aragisoma ni wowe ngiza abanzi banje ukabagomuka bakura amenyo kwamena amajigo ni kuvuga ngo biba bihari gusa biba bitandukanye imivugire Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu kandi wako twe tuba dukunze ibintu by'Imana tugakora research kandi research wa ngakuyeho ubundi uyu ni jewe uziko naje nza nigirira ubwo nonda bitewe n'ubwenge ngira hari umuhungu umwe wari ufite ubwoba bari bage kugwana n'uwabo noneho abandi bakazavuga ati mureke kugwana nyabo wa muga akazavuga ngo mumureke ngo nanje ubwanje nza nitinya karaje kumukubita njewe ariko no kuvuga ngo bira bintu biba birimo kabisa biba birimo twenyine turagenda tugasacinga ugasoma Bibiliya ntagatifu Bibiliya yera ukabibona biba birimo. Yes, tugana ku musozo reka tuvuge kuri iki kibazo cyanyuma tuje mu muco wa Kinyamurenge tuve muri comedy ahako kwayuruzaga kurayura imbere kamera je ndakibazo ngira jewe ukugucyarize n'ikibazo cyo kwishima hanga no kwamanishima kandi nkamanisha kuboko mukira cyangwa mu mugongo kandi nza nkunda kwishimisha ruguga ko gaswishimisha umuteritiri ariko ubungira inkoni hano sinkigeragayo kazanyarazira mu mugongo kwishima
singira ikibazo Matayo museke turashize mwishimye iteka yego Mata reka tuve muri comedy tuje mu muco wacu wa Kinyamurenge sivyo kubera iki abahungu babombora kubombora byaje gute kubombora ni nkaho byari bitewe n'igihe abantu bari barimo byari bisa n'ibimaze kuba nk'umuco ariko ndatekereza ko kuri ubu nyine abantu hano bisa n'ibyarangiye uri kumva birasa n'ibyarangiye byagenze neza gusa ikintu cyo mbivugaho kubombora byaragabanutse ariko ibintu nyine birasa n'ibyavuye ruguru byagiye Burundi Burundi sinzi ikibazo mufite uri kumva nukuvuga ngo imibomborere cyane ubu nyine ihagaziriye Burundi abahungu benshi ubu nyine nababomboke abakobwa ubu nyine benshi nababomboke gusa kimwe mvuga muri ibyo ngibyo ikibazo cyo kubombora no gukora ubukwe ahubwo ikibazo nuko muri kwakureka kubombora kukugabanya bagakora amakwe ahubwo mu gukora amakwe mu kuba menshi ariko abubaka ntibabe benshi kandi bakoze amakwe nukuvuga ngo ikigenderewe kubombora ni bibi si byiza bitewe n'amategeko ya Bibiliya y'Ikanisa ukuntu batubwira ariko noneho kugira ngo ukore ubukwe uspending ari amafaranga tugenda tuje kunywa za soda hano gwabiza bine babishize tukajya za chips tukajya ibijumba tukajya mateke ukumva ese wa munsi kwavuye Musanze kwazanye mu modokari ayaye uvuza amateke nda mwagiye muyajya se twayavuze ko muri cagitamo twayari uri kumva nukuvuga ngo hari umuhungu twatuye mu gigi turamuserereza yararusha twishura 500 aratuba mumve dufata undi w'umusinga umuntu wari amateke akajya umutsima akajya dodo yari aho ku ruhande umuceri akabemba imbuho ikirayi igishimbo noneho turabihuza byose noneho twibaza filime iri buze kwanyu naje ntimumbaze ngo ninkeri twaraziriye wa munsi ndibaza ngo se nijoro haraza kubihe filime ese yanyumva ati wayiriye na yanyumva bayizanye mu kirinda baravuga ngo ni bari batetse n'isogo tukifata mani yabashiye mu tujye imyumbati kandi bayituzanira hajya hiye kwako twambarira imyenda duhinduka abandi bacu baravuga ngo ya kabona ko barunamisha amazuru mureke intuza by'ikinyamurenge reka tujye imyumbati ko ndabona imeze neza barananira haje ndabase ndahangara imyumbati abandi banze abana babageni duhaye tureba baze basange nicariye kunya ariko suko ntari mbikeneye sinayiriya zagenze gute nuko nukuvuga ngo ico twari tuvuze ikibazo si ugushaka ubomboye cyangwa ukoze mariage ahubwo ikigenderewe cyane nitugerageze ushaka umuntu umukunze jewe yenda ba pastor nibabibona bino bintu yenda barashaka kumbona ukundi nkaho ntubahiriza amategeko y'Ikanisa ariko nanone ku ruhande rwanje kuko nje mbibona ahubwo ngo umuntu akora ubukwe tugende tuje kujya birayo nsose nari ntondaguye narangiza abana b'abanyamurenge bari mu kumara izumweru 2 kumva ngo yatandukanye n'umugore bitabagaho haba ngo ico kintu hogira ngo kibi shaka umugore ukunze uwo mubombora nkokora ubukwe nta kibazo ni byiza kurushaho ariko ikintu kiri basic cyane basic narumwe gira ubwenge ikintu kiri basic ni kimeze gute ikintu museke ibintu birata ico kintu kiri basic kimeze gute ikintu kiri basic cyane kureza ibindi nukubaka urugo ntabwo ari imigenzereze kuvuga ngo gukora ubukwe cyangwa kubombora ikigenderero cyane nukubaka gwa rugo mukabyara abana mukabatunga kuko bikwiye mu bushobozi bumufite bwaba bwinshi cyangwa bukeye ariko ikintu kibabaje nukunda abahungu b'abanyamurenge n'abakobwa b'abanyamurenge bari mu gushakana agakubita izumweru 2 kera ngo baratandukanye
kandi hari imbere baratubwira ngo ubona biterwa n'iki uko numva ushaka kunjana tonde umugore wanje ari hanze muri diaspora ari Burundi Burundi gakura ni muri diaspora gasi mu Rwanda igihugu cyose umuntu uri hanze y'igihugu mutari aba ari diaspora nuvuga ngo ikintu kigenderewe haba ari abantu bakenye cyangwa bakize mubana ko hari tuzatura kubashigikira mu birori byanyu mukatubwira ngo haba mu biza no mu bibi tuzabana haba mu bukene no mu butunzi tuzabana ubwo rero nuvanga ikintu kigomba kubaho no kubana ico warumbaje singa ihunga gituma yenda abantu batandukana nje mbona ko ikibazo birimo byose so kuvuga ngo wenda no gushaka abagore bo hanze so kuvuga ngo no gushaka umuntu mutari kumwe cyane njambo ngo nabo hanze kuko niho cyane biri aki Burundi niho none hasi niho habaye hanze kandi naje ko ndajayo uri kujayo kwenda kubombora nawe se zagenda bamunyeretse ngo nguyu yashopinze tazara nzamuterura gitaraganye uri kumva ikintu mbona kibitera no gushaka umuntu yenda ku nyungu runaka kandi inyungu si faranga gusa kuko ndi umusore mwiza muri Kenya bage gutanga urugero baravango se ngo umusore wiyaminiye kubwiza hano mu rusengero natambuka namatambuka uriko nukuvuga ngo umuntu aje gushakana n'undi ari inyungu runaka yenda ashaka kumva tamwereka umugore wanje noneho igitangaza cabaye ko ndajuguma niki cyane nibarabishwa ndi mu gukubita kurajuguma cangiye kuba paralize ako nakakabwa kabuze uri kumva ikintu gihari babikora ari target inyungu runaka so atari amafaranga so atari ica agendereye kuri wa muntu yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu kuba yenda yaramubonye akaba ari mwiza akavuga ati uyu muhungu kugira ngo ncike reka nkore mu way possible ariko ntazi ngo inyuma y'uriya muhungu ninde ntamuzi kuko urashaka kubona umuhungu ku gihagararo ciwe kubwiza bwiwe izuru ryiwe afite gize nk'irijyanje ukamubona nyine ni fieri cyane ariko umuntu muzabana ni ikintu kitagiraga deuxième session yesuwe ngeze no mu gifaransa ni ikintu kidagira gusubigwamo wagikoze nabi ngo uragisubiramo uracitondera yaba ari umukobwa ukamwitondera Imana imfasha abantu bahaye banyumva batambona nabi ngo yenda ngiye gutanga amasomo ntari nageramo ariko niko nje mbitekereza ku ruhande rwanje uritonda ukareba ukavuga se uyu muntu nge gushaka ninde akomoka he ateye gute uyu muntu ahangaha agira ubwenge ahangaha ni igifu ese kuba hano ari igifu nzahihanganira zose ukabyiga ukabalansinga kandi kuri nta muntu ubaho utagira inenge nta n'umuntu utagira iciza uretse ko kumwanzi waweho aza kubona ko ntaciza ni wa wundi wavuze ngo niyo waba uri kubyinira mu mazi ngo azavuga ngo uramutumurira ivuga nuvuga ngo rero ikintu gihari banza wige wa muntu umenye intege nke ziwe umenye n'icyo ashoboye muri byo noneho wanze uruvuga ngo umuntu twobana kugira ngo wenda ejo n'ejo nugeririye ukazasanga za ntege nke ziwe nizo wewe wanga bikakunanira kumwihanganira bizaba bibaye ikibazo so ico mvuga cyane sinshingire kuvuga ngo no gushaka abakobwa bo hanze kubera ifaranga cyangwa ibiki tugerageze kwirinda ko yaba ari inyungu turi kugenderaho cyane kurenza gukundana kwacu kuko urukundo nigo ruza rutuma ibindi byose kuri uyu mukobwa ukunze niyo yakosa bingana gute uzumuhamagara ntakwitaba inshuro ya mbere ukamuhamagara inshuro ya kabiri ukamuhamagara inshuro 10 atarakwitaba
ariko umukobwa udakunze no ndahumye uzamuhamagara ariko ukavuga ati Imana ishimwe uri kumva ukamurekera gutyo hanyuma tugira ngo tudusoze ndagira ngo umbwire iki kintu kimwe cyonyine sibyo ni irihe tandukaniro riri hagati y'abageni ba ruguru n'abageni bino mu mahanga itandukaniro rihari nuko abana biriya ruguru uko yazaga agasanga umugabo kandi ikinababaje hari uwo bazaga bagamuterurira bakamutwara umuhungu akamuterura akamutwara atazi ngo ninde umujanye bagerayo bakavuga ati n'uyu mugabo wawe wa mwana akamahera ari ku myaka 15 16 bakabana nawe yaba umuhungu ari umunywi w'inzoga yaba ari uko yaba ameze kose biba byarangiye umwana akabyihanganira kugeza ubu nyine bamuzehe nabande ba mukecuru n'abandi ariko mukecuru yakoze mariage ni umusirimu uri kumva abenshi yakoze ryari mama wawe 2021 nibwo yakoze mariage wari warabutaje se uri kumva ariko mfite umukobwa mpantere tufite imfura tungana ndi mukugira imbabazi ndi ukundi dadi ndi dadi w'umwana ufite imyaka 14 no kuvuga ngo ico batandukaniyeho ni ukwimvisa wa muco wa bakavuga ngo ibyabaye kubaka no kubaka kama mbaya bakubakana bakatuzara barabanye kugeza ubunyine ariko abino uri mu kuvuga ngo tuzimye itara iyo bakavuga ngo turajyatse bakamba bafisha akavuga ngo nushaka kugenda iwanyu naje ngenda iwacu bikaba birarangiye kandi niba abantu we aravuga ati mfite amafaranga yanje ku ruhande rwanje yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu akavuga ati nugenda kusubira ko bamuzehe byose ntaco bimbwiye ndafata geto yanje sagira n'abagabo benshi kurenza bo uriko umwe azayishura inzu undi yishura izo koza amasahani undi amuhiga icuma cyo gufura imyenda ni ukuvuga ngo rero ni iryo tandukaniro bo kubaka kumva ko yokubaka urugo ntaco bimubwiye bari bamwe bapfuye umusego kandi ikindi conseil uzuja gushaka ugure imisego yemeranya abantu umwe yaravuze ati nije wisego undi sinari bapfuye umusego Wango nuzaja gushaka gura imisego 2 amashuka 2 niyanga ko mwiyorozi imwe umwafatira ariko higo kuko ari ibintu bunyene bihari murebe birabijyo ko nizo mbande kandi bagize neza kumishina imbere tawo ruhakora uri kumva nukuba ico nashaka kumanishaho bon akantu gato karashobora gutuma batandukana bivuga ngo nico gihari gitandukanye n'abantu n'abakobwa biriya ruguru yego ndagushimiye Matayo wakoze kubana natwe kuri The Run TV gira inama ugira urubyiruko rw'iki gihe cyangwa rwaba rugwa hano muri Afrika rwa arabiburaye niziye nama wabagira kugira ngo dusoze okay ugize neza kubaza ikibazo ciza hajya rubajikiye naringo rata ndavyibuka uruko ikibazo ciza ubajije nuko ntawe kibajije ndagira inama turabona ubwenge bwaje mugira n'ubwoba buke ubwenge bwaje jewe Matayo kurambwa ngo ndabwira urubyiruko inama no bagira ngo bashe kumwe ibimoge no kuvuga okay gusa indi jambo rimwe no uvuga no kuvuga ngo nubwo twaje mu mahanga waba uri Burundi waba uri hanze mu Burayi
mu bihugu bitandukanye kuko sinshoboye kubirondora ngo mvuge ngo iki niki aho ahari hose waburi twiyumvise d'abord ko turi mu mahanga nitumara kwiyakira ko turi mu mahanga twese aho turi tuzamenya itandukaniro ryo kuba turi mu amahanga twagiyemo tumenye n'ibyo tumenya ngo ibingibi twabikora n'ibyo tutokora kuko simvuze ngo hari abana b'abanyamurenge bari ku muhanda batega nk'indaya uri kumva kandi indaya si umukobwa gusa n'abahungu barahari hari abahungu b'indaya babaho no ndahunga akamavi wabo yoze yisize akagenda mu kabara kaje kugura indaya je nakoraga akazi muri Kenya nagaza ngenda nkaja gucuruza mu kabare indaya nizo nagaza ncururiza kandi gabo bakama bakwegera bakazama bakunziga uri kumva ariko abahungu bavuze neza ejo bundi baravuga ati ikibazo cyo gucururiza indaya ahubwo se nimba mubonye akanya ko kuba muganiriye nabo murazandukana nabo gute gira ijambo rimwe basigira nimba babonye ko ntagakiza kabarimo babwira ngo kuba muri ibi ngibi sivyo bimanishije ko ubuzima bwanyu bwogenda neza kandi ubuzima kuriya ni ikintu gitoki gifite kurangira vuba ibe ninde wakuyeho yasani yari fundikiye byabi yagurutse genda fundi genda nyamuna kandi nazo biraguruka kubera ga chips ntakinduka genda nyamuna hogira chips guruka ko no bampoze fundi kiranye utazamwangiriza go deka karaje gufatira irabushe bisomba bari nyamuna wowe fata gusa hejuru yo sani bire guruka uri kumva icyo nari mvuze reka nyabuna reka icyo nari mvuze ikibazo cyo kuja gucuruzanya n'abari abantu ijambo basigiye kandi kuriya twese wasanga iyo tuje gukurira hatandukanye mu tubare n'ibiki hari bamwe bari kugenda gusa kuko ko twagiriwe amahirwe yo kuba turi iri yaruguru izo zose ntitubibemo dukura duhaye tubwirwa ijambo ry'Imana niyo mpamvu tugomba kuza tukagira natwe ico twereka abantu bantu bari mu mahanga aho kugira ngo bo baduhindure twebwe tubahindure kuco twamenye kuko ico dufite nico ciza kurenza ico bo bafite waye tugomba kumva ko bo bagomba kuduhindura kuko ibicabo bafite twebwe tutakagombye kubahindura kuziza dufite kandi turabizi neza ko ari byiza nabo babyifuza harantu twageje ubundi turi mu mahugurwa ngo baje gutangurwa bati kale wisi hano kiwo mubaza ngo ese ngo Yesu yavukiye hehe ngo ngurinde wibaza ngo se nihe yavukiye bama bakimbaza namanga kotora aho ngaho betere ise ninde Yosefu nari kumbwira Imana ngo bati ndibarenga ndahandi uri kumva uvuga ngo nabo barabizi ko ari byiza bivuga ngo kwera iki bashaka kuduhindura ku bibi byabo bafite aho ko bahinduye ku byiza byacu rero tugerageze ico novuga muri zo zose duhindure ibitekerezo twiyumvise ko turi mu mahanga kandi turangiza kwiyumvisa ko turi mu mahanga tuzagira nabo duhindura muri hano mahanga turimo bivuga ngo natwe kandi gatubagije n'ibibazo dufite kugira ngo n'ibyo bibazo bisubizwe hagomba kuba ari mu imbaraga z'amasengesho turi ubwoko bw'Imana bw'agasanira kubera ko duhaye twicafuza basha ugano wavuga bavuze ngo ni gute umwana w'umusore nguzo uja gufukamira umukobwa ngo ugiye kumwambika urupeta ngo niki basha ngo mwari se gufukama muretse gupfukama ni ariko nje gitangazo nzakora umukobwa ni uzafukama no kuvuga ngo rero ico nishaka kuvuga twiha agaciro ese uracabagira inama ucaye kugira abantu inama asha ugende nanone abakobwa bo we
wowe wawundeba wowe ibyo urimo bireke yes turagushimiye kandi ganaje ariko ndibwira hari ubandi sigaye ngira komeza ubwo no no ndawumiwe wari wasoma igitabo umunsi umwe reba bira bintu byose yo nayakoze ariko nkanama ngisoma nkagihera nkagihurutse ubwo se ububandi soma bikibanzo ariko ubandi ngo dushaka Mata turagushimiye kuri The TV turagushimiye kabisa wagize neza kubana natwe namwe mwagize nibyo agaciro kuba turi kumwe ku muntu ugushaka kumushaka kumenya ibikorwa byawe yagusanga ufite kuri kuyihe cyane Sekere nayo nko mwayivuze mbese niho ibihangano byawe byose biri byose ibindi yenda vuga ndabibona ko tugenda dutanga amakora abantu bagiye atandukanye tugakorana n'abandi hari gihe bo bibona handi yenda gasinorinda nondora ngo hanga tuzokorana nabo cyangwa tuzokorana nabo ni benshi ariko ibzanje ni kuri Sekere nawe yes turagushimiye cyane mugize neza kubana natwe guys twari turi kumwe na Lewis dukoreye igitangaza oya mwagize neza kuba mwantekereje ubwenge mfite mukaba nkabone ko nogira icyo mvuga kuri nta bwenge ngira uri igifu mane reka dusoze mane reka dusoze ariko tuzagutumira bwa kabiri uze kutuganiriza yewe ntugira ikibazo sigira ikibazo kutekereje kose nzangenda bakuba ngiye kugira chips guys turabashimiye mukore subscribe kuri channel yacu The TV twavuze ko ari channel lewe iyi channel ni iye turiho banza subire The TV The Rain TV Rain bisobanura gute Rain n'umuyoboro like to control nako gacuvuze sinko ko kuyobora n'umuyoboro muri make nzagusobanurira bimenye guys mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubahe ibiganiro byiza Rain wanje ufite umushayi witwa Rain Irene kandi ndamuvuze nuko kwimana haki simbe umukobwa witwa Irene ndabashimiye ko mwabanye natwe ubutaha tuzabakina tuzaba bayibonye guys turabashimiye mwese kuba mwabanye natwe mugende mukore subscribe musharinga ku nshuti zanyu kugira ngo dukomeze tuganire kandi tuzabazana ibiganiro byiza mubona dukora nabi mwandike muri hasi muri section ya comment kugira ngo tumenye niba dukora nabi niba dukora neza turagushimiye asandi namwe mwakoze